Nizera nshize amanga ko ahazaza ha education cyangwa se imyigire agomba kujya habera online, aho abacreators bazajya barema amasomo ubundi bakayatambutsa online, noneho buri munyeshuri wese akigira se cyangwa agakurikira amasomo aho ashatse bitewe n'uburyo akunze bwo kwiga kandi bumuha agaciro. Abanyeshuri aho kujya muri aya mashuri asanzwe abigisha kuboroka kugira ngo nyuma nibabona amanota meza bazabona akazi keza, aho utuzi twatangiye gukorwa na za tekinoloji n'amarobo, bazajya biga bigendeye ku matsiko yabo, ubundi bashobore kwagura imitekerereze yabo, ubundi nyuma nabo babe abaremyi b'imyizerere yabo mu buryo bwa contents, ubundi babihemberwe online aho guhembwa na ba boss. Baziga bwa bumenyi bwa nyabwo bashobora gukoreramo amafaranga online, baziga bwa bumenyi bwa nyabwo bubahindura ba rwiyemezamirimo b'isi yabo bizereramo, banafitiye amatsiko muri urwo rugendo. Ibyo bazabigeraho bubaka imishinga y'isi ya nyayo, nta duce tw'impapuro bakeneye tugomba kwemeza ibyo bagomba gukora naho bagomba kubikorera, kubera ko kuri internet nta gatekeepers cyangwa se abarinzi b'amarembo bahari. Iyi si ya internet ni isi yagutse, ni isi itagira imipaka, nta barinzi b'imipaka cyangwa se bafunga imipaka bahari. Internet nonaha ibasha guha buri umwe uburyo bwa nyabwo bwo kwiyigisha online vuba. Ibyo ni ibintu bitari byarigeze bibaho mu mateka y'ikiremwa muntu, aho umuntu ashobora kwiyigisha ku giti cye kandi akigisha ubumenyi yumva ashatse mu gihe abishakiye. So fata igihe cyawe ukurikira amatsiko yawe, ubundi ubashe kwiyigisha, umusangize si ibyo wavumbuye, ubundi uzabihemberwa muri urwo rugendo. Alright, what's up my fellow traders? Urakaza neza kuri YouTube channel icyerekezo Forex Academy, the place where all Rwandan and Burundian traders learn it. Nitwa Buri Inyasega kwerere. Muri iyi video ugiye kuhabona ibibazo ugomba kwibaza mbere yuko utangira gukora iyi business ya online forex trading. Urasubscribe na like, ubundi usangiza aya masomo inshuti zawe zose ubona ziyakeneye, ukoze share. Reka dutangire. Reba ikibazo cya mbere ugomba kwibaza mbere yuko utangira kwiga iyo online business ya forex trading. Alright, somo rya mbere igice cya 5. Ibibazo ugomba kwibaza mbere yuko utangira gukora business ya online forex trading. Questions you have to ask yourself before you start online forex trading. Ni ibihe bibazo ugomba kwibaza mbere yuko utangira gukora iyi business ya forex trading? Ibibazo nubona ubifitiye ibisubizo uzatangira gukora ino business ya forex trading. Alright, turebe ikibazo cya mbere ugomba kwibaza mbere yuko utangira gukora iyi business. Ikibazo cya mbere, ese waba ufite intego ushaka kugeraho na plani y'uburyo ugomba kugera kuri izo ntego zawe mbere yuko utangira kwiga business ya online forex trading kugira ngo uyibyaze umusaruro? Mbere yuko utangira kwiga iyi business ya online forex trading ugomba kuba ufite icyerekezo cy'ibyo ushaka kugeraho, ubundi nyuma ugashyiraho uburyo ugomba kwiga ubumenyi, ugashyiraho n'igihe bizagutwara kugira ngo ube wagize inararibonye muri ubu bumenyi. Hanyuma nyuma yo kubwiga ugashyiraho amafaranga wumva ushaka gukura muri iri soko buri kwezi. Ibyo bizagufasha kumenya capital cyangwa se igishoro cyo kugenderaho bitewe na strategy ukoresha hano muri forex market. Ugomba kumenya amafaranga ya nyayo ushaka ku kwezi cyangwa ku mwaka bitewe na strategy yawe, uburyo wabonye ikora, ikigereranyo runaka ubona iguhama inyungu ku kwezi. Ese waba ukeneye $1000 ku kwezi? Waba ukeneye $10,000 se ku kwezi? Cyangwa ukeneye $100,000 ku kwezi cyangwa ku mwaka? Cyangwa ukeneye $1,000,000 ku kwezi cyangwa ku mwaka? Ugomba gusetinga imibare fatizo igaragara isobanutse y'amafaranga runaka wumva ushaka gukura muri no forex market. Ntabwo ugomba kumera nka babandi binjiramo hano babetinga bashyiramo udufaranga runaka bongera badukuramo. Ugomba gushyiraho umurongo ngenderwaho uburyo ugomba gukora iyi business. Ugomba kugira intego zifatika zisobanutse. Forex trading ni business izagusaba kwiga, kugira plani ndetse na discipline kugira ngo
ugere ku ntego zawe ubundi ube umutrader wa nyawe wawe uri successful wabigize umwuga. Ntabwo ugomba kuza hano ukina cyangwa uri muri entertainment cyangwa kugira ngo upime amahirwe yawe cyangwa kugira ngo wereke abantu ko ukora iyi business. Ugomba kuba uri umuntu uri serious bihagije kugira ngo umenye cya kindi cya nyacyo ushaka. Umwanditsi w'ibitabo w'umunyamerika witwa Jack Canfield yaravuze ati intego zidasobanutse zitanga ibisubizo bidasobanutse. Ugomba kumenya icyo ushaka cya nyacyo, ukamenya intambwe ugomba gutera kugira ngo ukigereho, kubera ko ntacyo wageraho kuri iyi si utagize icyo ukora, ubundi ukagira discipline ugakora uko ushoboye kose kugira ngo ukigereho. Abantu benshi binjiramo hano bareba ku nyungu bagomba gukuramo hano, ariko batareba ku cyo bagomba gukora kugira ngo bagere kuri izo nyungu bumva bifuza kugeraho. Ntabwo ugomba kuba nk'abo bantu. Iyi business igira stage 3, aho muri stage ya mbere uba ugomba kwiga, muri stage ya kabiri akaba ari stage yo ugomba kubakamo strategy, stage ya gatatu niyo kumenya amafaranga y'igishoro ugomba gushyiramo bitewe n'uko wubatse strategy yawe, ukamenya uburyo yunguka ku kwezi, none ugashyiraho amafaranga bitewe n'inyungu ukeneye gukuramo buri kwezi. Alright, urwego urugero nkanjye nihereyeho bitewe na strategy nzi nkoresha n'ikigereranyo nzi itangamo inyungu ku kwezi, mba numva nibura account numva nkeneye ntoya yo guheraho bitewe na lifestyle numva ashaka kubamo, nibura ari guhera ku bihumbi 10 by'idolari kuzamura. Iyo niyo account numva yama amafaranga numva nkeneye bitewe n'ubuzima numva ashaka kubamo. Alright, so ugomba gukora iki rero? Ugomba gukora icyo twita checklist manifesto, aho ufata intego z'igihe kirekire ubundi ukazigabanyamo intego z'igihe gitoya byoroshye kugira icyo uzikoraho, ubundi ntutindikanye kugira icyo ukora, utera intambwe ya mbere igana kuri izo ntego z'igihe kirekire. Ntabwo Roma yubatswe umunsi umwe, byasabye abantu batandukanye bagiye bagerekeranya amatafari n'amatafari mu gihe kirekire. Ibyo nibyo byubatse Roma. Alright, kuba professional trader ntabwo bikomeye, bituruka ku kumenya icyo gukora ugendeye ku gihe ufite, bigaturuka ku bumenyi, bigaturuka ku gupuraninga hamwe no gukora. Nimba mu mutwe wawe ushobora kubibona ukaba witeguye kugira icyo bikoraho, umunsi umwe uzabigeraho. Nimba uzi ikintu cya nyacyo kibigutera, nta na kimwe gishobora kuguhagarika. So menya intego zawe n'uburyo ugomba kuzigeraho. Alright, umwanditsi w'ibitabo w'umunyamerika witwa Tony Robbins yigeze kuvuga ati gushyiraho intego niyo ntambwe ya mbere yo guhindura ibitagaragara mu ibigaragara. Ibyo duhozaho amaso buri munsi nibyo birangira tubyaje umusaruro mu buzima bwacu. Bigakugira intego niyo ya mbere mu bintu byose. Bagiye ku kibazo cya kabiri ugomba kwibaza mbere yuko utangira gukora iyi business. Se waba witeguye gushyiramo ingufu n'igihe cyawe gishoboka kugira ngo wige neza gukora iyi business ya forex trading, kugira ngo ube successful trader cyangwa kugira ngo ube successful mu kintu icyo ari cyo cyose, uzakenera ubumenyi bufatika muri icyo kintu. Niba udafite umurava no gushyiramo imbaraga zose zishoboka, igihe cyawe ndetse n'amafaranga kugira ngo usobanukirwe neza ubu bumenyi, ntuzigera uba successful muri iyi business ndakurahiye. Abantu benshi binjiramo hano bashaka za nzira za bugufi zibaha amafaranga ntacyo bakoze, ariko ntazihari hano pe. Ugomba gukora no kwiga bihagije iyi business kugira ngo ugire experience muri yo. Niba winjira hano ushaka shortcut cyangwa za nzira za bugufi, ntazo uzabona. Shortcut ni amabeshyo, ugomba kugira icyo ukora. Inzira yonyine ihari hano niyo kwiga, ukongera ugasubiramo ugakora practice, ukagira discipline. So fata umwanzuro ubundi ushyiremo umurava n'igishoro cyawe mu bumenyi mbere, amafaranga azagukurikiraho uzaba uri hose ku isi nta kibazo. Alright, kugira icyerekezo hamwe n'umurava wo kwizirika kuri icyo cyerekezo nibyo ugomba gukora mu buzima bwawe kugira ngo ubigereho. Ugomba gushyira amategeko yawe ubundi ukayakurikira. Ugomba kugerageza gukuza imitekerereze yawe, ugakurikira umutimanama wawe, ubundi ukizerera mu nyurabwenge yawe. Ibyo nibyo bizazana ubudasa no kugera ku ntego zawe muri buri rugendo rwose. Alright, bagiye ku kibazo cya gatatu ugomba kwibaza mbere yuko winjira muri iyi business. Ese waba ufite ubushake bugurumana muri wowe bwo kuba successful muri iyi business ya forex trading? Iyi business ntabwo ari iya buri umwe uwo ari we wese. Ugomba kumva uyifitiye urukundo, uyifitiye passion imwe ya nyayo
kugira ngo ushobore kuyikora. Niba uri muri babandi baza gupima amahirwe gusa nta kindi kibazanyemo hano, bizarangira winjiye muri ya gurupu imwe ya babandi bahora bata amafaranga yabo hano aho kuyakuramo buri munsi. Ugomba kugira ubushake bwa nyabwo bwo gukora iyi business. Ibyo nibyo bizatuma ugira intambwe utera ubundi ugere ku ntego zawe. Umwanditsi w'ibitabo w'umunyamerika akaba na rwiyemezamirimo Jim Rohn yigeze kuvuga ati, iyo ushaka gukora ikintu bya nyabyo ushaka inzira, iyo utabikoze ushaka inzitwazo. Right? Umwanditsi w'ibitabo w'umunyamerika witwa Napoleon Hill mu gitabo cye nkunda cyane cyitwa Think and Grow Rich yaravuze muri icyo gitabo ati, intangiriro yo kugera ku ntego zose ni ubushake. Ugomba ibyo kubihoza mu mutwe wawe, kubera ko ubushake bunaniwe buzana ibisubizo binaniwe, nk'uko akariro gake gatanga ubushyuhe buke. Napoleon Hill muri icyo gitabo yarongeye aravuga ati, niba utabona ubutunzi bw'akataraboneka muri imagination yawe, uzigera ubibona kuri account ya banki yawe. Babandi bibikaho ubutunzi bw'akataraboneka babanza kubigira mu nzozi, bakabyizera, bakabyifuza, bakabishaka, bakanagira plani y'uburyo bagomba kubigeraho mbere y'uko babona amafaranga. Alright? Iki gitabo Napoleon Hill yanditse cyitwa Think and Grow Rich. Iyi mugabo ngo ni Napoleon Hill yacyanditse nyuma y'uko yabanje gufata umwanya akabanza akaganiriza abaherwe bose b'abanyamerika babayeho mu mateka y'isi mu bihe by'inganda. Urugero nk'umuherwe witwa John D. Rockefeller wari ufite business z'amaoyiro cyangwa za peteroli muri Amerika yose. Umuherwe witwa Andrew Carnegie wari ufite inganda z'ibyuma se cyangwa inganda za steel muri Amerika yose. Arongera ahura n'umuherwe witwa Henry Ford wari ufite uruganda rukora imodoka za Ford, na n'ubu urwo ruganda ruracyari mu maboko y'umuryango we. Umuryango we n'abaherwe. Arongera ahura n'umuherwe bita JP Morgan wari ufite banka hafi ya zose zo muri Amerika. Arongera ahura na Thomas Edison wavumbuye iyi miriro y'amashanyarazi mubona. Hanyuma amaze guhura nabo nibwo yanditse kino gitabo cyitwa Think and Grow Rich, nyuma yo kubaganiriza hakumva icyatumye bagera kuri ibyo byose. So icyo nashaka kukubwira nuko buri kimwe icyo ari cyo cyose ushaka kugeraho nuko ugomba kugira ubushake bugurumana muri wowe bwo kugira ngo ubashe kukigeraho. Alright? Ikibazo cya kane ugomba kwibaza mbere yuko winjira muri iyi business ya Forex trading, ese waba witeguye gufata igihe cyawe nibura kiri hagati y'amezi 6 n'umwaka ubundi ukagishora mu kwiga ubu bumenyi bwa Forex trading mbere yuko utekereza kububyaza umusaruro? Ubu bumenyi bwa Forex trading ni nk'ubundi bumenyi bugusaba kubanza kubwiga kugira ngo ube professional muri bwo. Waba uri umuroya, waba uri umudokta, waba se uri umwaccountant cyangwa se engineer, icyo waba uri cyari cyo cyose bizagusaba igihe runaka kugira ngo usobanukirwe neza ubu bumenyi bwa Forex trading. Nibura igihe kiri hagati y'amezi 6 n'umwaka ugomba kugita wiga ubu bumenyi kugira ngo ushobore kubusobanukirwa neza. So ha igihe cyawe gishoboka ubu bumenyi, unagire n'amafaranga runaka ubutanga kugira ngo ubusobanukirwe neza niba ubona ari ngombwa, kubera ko iyo niyo nzira yonyine yo kuba successful muri iyi business. Alright? Ikibazo cya gatanu ugomba kwibaza mbere yuko winjira muri iyi business, ese waba witeguye ko hari igihe ushobora guhura n'igihombo cyangwa se guhura n'ibintu bishobora kugenda uko utabiteganyaga, n'ibintu bimwe biranga iyi business? Mu gihe uzaba ukora iyi business hari igihe ushobora guhura n'igihombo cyangwa ugahura n'ibindi bintu bishobora kugenda uko utabiteganyaga. Bizagusaba kwakira icyo gihombo cyawe nk'ibintu bimwe biranga business nk'izindi zose. Kugira ngo dukorere amafaranga hano bidusaba kugira amafaranga runaka dushyira muri riske. Ikintu cyangombwa cyonyine bizagusaba cy'agaciro kuri wowe nuko ugomba kumenya neza amafaranga ntarengwa ugomba gushyira muri riske no kumenya ayo ugomba kunguka mu gihe isoko ryagiye mu cyerekezo cyawe. Ubundi wabona wakoze amakosa, kiga kwigira muri ayo makosa cyangwa gufata isomo ntuzayasubire kugira ngo ushobore kujya imbere. Gukora amakosa nta kibazo, hari igihe biba ngombwa ko tuyakora kugira ngo tuyigiremo ubundi dukure tuyavamo. Wari ubizi se?
babandi bagera ku ntego zabo cyangwa baba successful, ni babandi badahagarara, ni babandi bongera bakagerageza mu gihe batsinzwe, ni babandi badashobora guhagarara mu gihe batsinzwe, byaba inshuro imwe, inshuro 100 se, inshuro 1000 se, cyangwa inshuro miliyoni. Baravuga bati izi nizo ntego zanjye, nzakora igishoboka icyo ari cyo cyose kugira ngo nzigereho, nzemera mfatira isomo muri buri nzitizi zose nzahura nazo vuba vuba, nzakora cyane kandi nkoresheje ubwenge, sinzigera mpagarara kugeza igihe inzozi zanjye zizabera impamo. Icyo ni cyo kinyuranyo cyonyine cya babandi bagera ku ntsinzi cyangwa bagera ku ntego zabo na babandi batabasha kuzigeraho. Bisaba kwiyemeza, bisaba kuba determined. Alright, umumama w'umuherwe w'umwanditsi w'ibitabo witwa J.K. Rowling wanditse filime ya Harry Potter yagiye aba rejected cyangwa ajugunywa n'amasomero y'ibitabo byinshi, nyuma aza kuba successful, baramwemerera aba n'umuherwe. Yigeze kuvuga ati gutsindwa hari igihe biba ari ngombwa, buri gihe cyose tuvuga kugera ku ntsinzi, ariko kugera ku ntsinzi ni ukubasha kwihanganira intsinzwe, ibyo nibyo biganisha ku ntsinzi. Ati nahuye n'abantu benshi badashaka kugira icyo bagerageza kubera bafite ubwoba bw'uko bashobora kugerageza bagatsindwa. Alright, ugomba kugerageza, wahura n'inzitizi ubundi ugafata isomo ugakomeza ukajya imbere. Umunyabwenge Albert Einstein yigeze kuvuga ati umuntu utarigeze akora ikosa ni wa wundi utarigeze ugira ikintu na kimwe gishya agerageza gukora mu buzima bwe. So komeza ugerageze, wigire mu makosa yawe ukora, witekereza guhita ukorera amafaranga vuba vuba hano, tekereza ku kuba expert cyangwa se mu kugira inararibonye muri iyi business, nyuma amafaranga azagukurikira aho uzaba uri hose ku isi. Alright, ikibazo cya gatandatu ugomba kwibaza mbere yuko winjira muri iyi business cyangwa utangira gukora iyi business ya forex trading, ese waba witeguye gusubiramo strategy yawe inshuro nyinshi zishoboka kugira ngo wemeze neza ko igukorera mu buryo bwa nyabwo? Ugomba nibura kwinjiza orders 1000 mu isoko mu bihe bitandukanye nk'uko wabiteganije muri trading plan yawe mbere yuko wemeza ko strategy yawe igukorera bya nyabyo. Umukaratika witwa Bruce Lee yigeze kuvuga ati sintinya umugabo ushobora kuntera imigeri 1000 itandukanye icyarimwe, ahubwo ntinya umugabo ushobora kuntera umugeri umwe inshuro 1000. Alright, nawe ugomba kubaka strategy yawe hano muri forex market, hanyuma warangiza ukareba ko wabasha kwikubitishira isoko inshuro 1000. Aho ngaho nibwo uzayizereramo ukagira n'inararibonye muri je. Nimba utashobora gusubiramo strategy yawe inshuro 1000, no kuvuga ubwo nurubaka strategy nturanayizereramo. Ikibazo cya karindwi ugomba kwibaza mbere yuko winjira muri business, waba witeguye gufata inshingano zawe zose ku mwanzuro wa trading uzafata mu gihe uzaba uri muri iri soko? Ntacyo bitwaye kureba ibitekerezo by'abandi bantu no gukurikira signals batanga hamwe n'amanalisis bakora kuri iri soko, ariko ugomba kubanza gukora analysis yawe mbere yuko ugira orders winjiza muri iri soko. Urumva nyine ugomba kuba ufite ubumenyi bwo kubasha kwikorera analysis no kubasha gupredictinga cyangwa kureba icyerekezo cy'iri soko mbere yuko wizerera cyangwa ushyiramo amasignals wahawe n'abandi bantu. Ntuzigere na rimwe ugira uwo wikwereza amakosa y'ibyo wakoze mu gihe bitagenze nk'uko wabishakaga. Ni wowe wenyine ufite inshingano no gufata umwanzuro wa nyuma wa buri kimwe icyo ari cyo cyose ugomba gukora hano muri forex market, byaba kwinjizamo orders cyangwa se kuzikuramo. Nushaka kugira uwo wikwereza amakosa wakoze, ntabwo uzigera ushaka inzira zo kwimprovinga cyangwa se gushaka uko ukora iyi business ku giti cyawe mu buryo bwa nyabwo. Ugomba kwiga ubundi ugakomeza ukagana imbere. Alright, ugomba kwiga gufata decisions no gufata responsibilities zose zishoboka zigendanye na buri kimwe icyo ari cyo cyose wumva uzakorera muri iyi forex market. Igihe cyose rero wumva utubatse ubumenyi, ukumva ko ugomba kugendera kuri signals abandi bantu baguhaye, nyuma zagenda uko utabishaka ugatangira kuzana inzitwazo uvuga ko ari abandi bantu batumye ubikora, nta na rimwe uzigera ushaka inzira zo kwirobera ifi cyangwa kwifatira umwanzuro wa buri kimwe icyo ari cyo cyose wa nyawo hano muri forex market.
ugomba kureba kure ugafata inshingano za buri kimwe icyo ari cyo cyose ugomba gukorera aha ngaha kubera ko ni wowe uzaba ufite account, ni wowe uzaba ufite computer na telefone, ni wowe ugomba gufata umwanzuro buri kimwe icyo ari cyo cyose kigendanye n'iri soko. Alright guys, ugomba kwitegura neza ugasobanukirwa neza aya masomo ndimo kukwigisha. Buri kariya yose ikenera education nziza ya nyayo kugira ngo ube successful muri yo. Ni nako bimeze muri forex trading. Kugira ngo ube wa mutrader wabigize umwuga bizagusaba kugira discipline. Nta discipline ibishoboka rwose kuba successful muri iyi business. Niyo mpamvu abacreators benshi bashyashya baza biroha muri iyi business batayisobanukiwe baba bahombye. Nyuma yo kwiga aya masomo neza uzubaka trading plan nziza izagufasha kubyaza umusaruro iri soko. Aho uzasetinga cyangwa se uzashyiraho uburyo bwiza bukwinjiza muri iri soko ukanagusohoramo, ari byo twita good entry and exit rules in forex market. Uzasetinga uburyo ugomba gukora management y'amafaranga yawe. Ubwo buryo uzabikoramo nibwo buryo buzakuyobora, uzabwizirikaho igihe cyawe cyose uzaba uri muri no forex market. Ugomba kwiga kumenya challenges zose ziba muri iri soko, ukagabanya ibyifuzo byawe mu mwaka wa mbere wo kwiga iyi business. Ukiga gushaka ubufasha aho biri ngombwa, ugatangirira kuri demo account, ugasubiramo strategy yawe inshuro nyinshi kuri demo. Hanyuma ugashaka uko ushyira amafaranga make kuri iyo account nyuma yo gusubiramo strategy yawe kuri demo account. Ugomba gutangira gake gake ukoresheje lot size ntoya kugira ngo wige gukontorora amarangamutima yawe, ubundi gake gake ugende uzamura account yawe ya trading ibyibuhe ibe ngari. Guys, urakoze cyane gukurikira iri somo. Reka twongere duhure mu rindi somo rikurikira. Nimba wumva ugishaka gusobanukirwa neza iyi business ya forex trading, ntiwibagirwe gukora subscribe. Turi kumwe, ukomeze ugire ibihe byiza. Reka duhure ubutaha mu rindi somo. Bye bye.